ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. pasite ugatanga amateleviziyo, ukamuha amatelefone meza, abana bukabarihira amashuri, ugatangaho imbaraga zawe, umugore uzi neza ko ukeneye urukundo. sha pasite, defo ya mbere namubonanye ituma ntazongera na rimwe kumugira umuntu wanjye nubwo yapfa akazuka, kubeshyera Imana. Imana irashaka ko usubirana na wa mugore wawe, ubutiku n'ubugambo n'ubusambo n'ubugegera birirwa barya amafaranga y'abagabo, nta n'isoni yarangiza akajya kubeshyera Imana. Akuvugisha gake k'iki se kari uko nawe uri umunyantege nkeya utazi kurekura ibyakurekure ngo urekure ingegera igende. Umugore ukubwira kuriya nyine n'amafaranga ashaka kurya, umusaza we se weke. Uburara bwa Siya wapfakaye n'uwamwise ikirara, wavuze ko undi ari ikirara amaze kuva mu ngo 3 niba atarenye. Kwabuze n'abantu baza gutanga ubuhamya ngo bavuge ati Pastor Mutesi n'ingo ziwe turazizi, abagabo bashakaga kumugirira nabi natwe turabizi. Pastor Claude ni umwe mu bantu bazi Pastor Mutesi guhera ngo muri za 2013. Umva gushyira imbaraga mu mushinga uri aho ngaho, kandi ugomba kuza n'abana hano bakabona ubuzima bwiza bakiga tugakora. wumva ngewe nagira ikihe cyizere gute cyo kuvuga ngo tuzabana ubirimo, kandi mbona imbaraga ushaka kuzishyira aho ngaho mu Rwanda. ubwo ariko nagusobanuriye pe, sinakubwiye uko ibintu byagenze. nyine wansobanuriye kubimbwira, nanjye nakubwiye ngo kuri njyewe wenda keretse ari nko bushobozi uvuye ahandi ku ruhande, urumva. ariko nabwo ari amafaranga azahita agaruka, kandi kuba azagaruka ntabwo nzongera kubishoramo bitewe na gahunda iri aha ngaha imbere. Nagusobanuriye no kuri bihagije pe. urumva nyine kunsobanurira erega ibyo wifuza nanjye ndabyifuza pe, ndabyifuza kuko byaba biryoshye impande zose. ndabyifuza nk'ubu nuko ari ibintu bidashoboka, niyo twabona ibyangombwa ejo duhaguruke tugusange, twazana yombi twirukanka bibaye nk'ibikunda. ko nta mbaraga nyine uri gushyiramo kugira ngo ibyo bintu biboneke vuba. Ndabanza mvugane n'uyu mugabo ushinja Siya kumubeshya urukundo. Yego, wanjijiwe y'umugabo. oya numwita injiji. Uretse uyobewe ko Asiya afite igikomere cyo kwiburira umugabo wamukundaga. Reba abasenya nibo bitwa abakozi b'Imana. Abo dufatira mu kabari, abisambana, abagira gute nabo ngo bitwa ngo nabakozi b'Imana. Basota kampani bakajya gutera ikiraka kwa shitani. Nishimishirizwa no kwiyitirwa umwana w'Imana. Time imwe shobora kuzamena idongo data ntanyihangana ahita nyirukana. Aya majwi rero nemera nashidikanya ko yego Asiya yakwisanga muri uyu mutego, ariko awutezwe n'akagambane yakorewe atazi. Asiya yego n'umugabo we bari inshuti z'akadasohoka z'abagabo. yego Chita yego n'umuntu witwa Saba. yego Ku munsi wo kumuherekeza yego bamwe bagiye baha amasezerano mama Asiya. Mama Asiya yaje kwisanga mu byago byo gutangira gutereranwa
no gutangira gutegwa imitego yo gutangira kumwumvisha ko agomba gushaka undi mugabo ko bariya abana atazabashobora wenyine, ndetse biza no kuvamo ingaruka nini yo gutangira kubura icyo atungisha aba bana b'inzahuke bahabaga. Ibyo rero byaje gutuma bamutega mbusha yo kumuhuza n'uwitwa Pastor Mutesi. Yego. Bamuhuza nawe nk'umugore ugiye kuzamugirira imbabazi n'impuhwe. Yagombaga kumenya ko tayari batangiye kumucuruza no kumutangamo pase, ahubwo Imana imbabarire atazaba yaraguye mu mitego yo muri ya mavideo y'aba bagore batanga ngo ya onorayini y'ubwambure bwabo. Ndimo naba ngo ngiza ayo mahirwe yaba nta video bigeze bamushuka. Ubonye akavideo ka Pastor Mutesi abyifata mute? Mudamu washenye urugo uzacudikana Pastor Mutesi, yego, azaba yemera ko amaze umwaka umwe bigaragara yuko apfushije umugabo witwa Rusagara, ariko n'umwaka nturashira kwanza kuko urashire ejo bundi mu kwa kane mu matariki 20 na ahise arongorwamo, kandi ngo yapfushije umukunzi. Yaraje yiriza kuri media, yapfushije umukunzi hanabura n'amafaranga yo kumushyingura. Ayasaba kuri media ku isimbi, ariko ahise arongorwa. Mama si yawe Slim Jesus. Okay, twinjiye mu kiganiro, reka duhere ku bukwe bwa Pastor Mutesi. Ejo n'ubukwe bwagenze neza, bwaranzwe n'ibintu byiza cyane. Oya ntago bwagenze neza, nta n'ibintu byiza byigeze biburanga. Ngende gukurikiza ku giti cyanjye ko nabubonye. Hari foto wabonye? Hari foto wabonye, hari video wabonye y'ubukwe. Ariko biterwa n'impamvu runaka, ariko abagiyeyo bose bahamya ko bwagenze neza cyane, kuko n'umuntu bihamya kurusha abandi no bita Pastor Claude. Ese uramutse ugiye uri umukomba nkweto w'ikintu kubera icyo utabitaka uko njye amakuru mfite atandukanye n'ay'abandi bari guhamya. Yego. None se urambwira ngo ubukwe bwagenze neza, Pastor Claude yarasohowe? Yasohowe gute? Nyine ikimenyetso kigaragaza ko bwagenze neza, Pastor Claude yasohowe mu bukwe ni iki? Akenda no kubukubitirwa, kandi ari ba nyiri ubwite bamwitumiriye. Ikindi cya kabiri, uzi neza ko ari ubukwe bwabaye hana hishwe location y'urusengero bazasezeraniramo. Yego. None ubwo uri kumbwira ngo ubwo bukwe ngo bwabaye bwiza gute? Ese undi mwibarize, ubundi urebye niye mpamvu yatumye bahisha urusengero bazasezeranamo? Impamvu ya mbere nuko batari bari ready ku rusengero rugomba kuzabasezeranya. Niba utarunanabizi, Pastor Mutesi n'umwe mu bantu bameze nkaho baciwe mu nsengero izo arizo zose. Oya. Wimbwira ngo hoya. Uko niko kuri na makuru nakandagiyeho. Tuzi neza ko uwitwa Prophete Claude, yego, niwe ufatwa nk'umushumba wa Pastor Mutesi. Yego. Bisobanuye ko batari kugira ikibazo cy'urusengero bazasezeraniramo, kandi afite umushumba ufite iki urusengero. Yego. Ariko ukwiriye kwibaza impamvu byavanywe iyo ngiyo epfo niba ari ngo mu Migina bakajya gusezeranira i Kanombe. Ukibaza impamvu batasezeranyijwe n'umushumba wa Pastor Mutesi cyangwa n'umwe mu bashumba bashumbye amatorero yabo hano mu Rwanda, bagasezeranwa n'umushumba cyangwa umwapotere cyangwa umubishopu waturutse United States. Yego. Sibyo? Kandi nawe akabusezeranya atari umwe mu bantu bigishije umubano aba bageni. Yego. Ibyo ukwiriye kubyibaza. Mu makuru rero mfite, umwe muri basaza ba Mutesi yagizwe komisiyoneri y'urusengero ruzasezeranya mushiki we, ariko abyitirira ko ari umukirisitu we kuko nawe ngo ni umushumba. None amaze kubyitirira ko ari mushiki we, uwo mushumba yemera kuzasezeranya ubwo bukwe bwo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu, ariko atazi ngo ni Pastor Mutesi. Noneho uwo mushumba akajya yaka invitation itumira urusengero kugira ngo nyine n'abakirisitu urumva ntabwo buri urusengero ntabwo bari umushumba gusa. Haba harimo komite y'abantu batandukanye, komite ya mwarimu, komite z'abadiakoni, kandi bose baba bagomba kumenyeshwa ibizabera muri iryo torero bose bahagarariye. Noneho umusaza wa Pastor Mutesi akajya babwira ko yabuze umwanya wo kuzana invitation. Izo mikoro zifate zatakaye. Yego. Akajya babwira ko yabuze umwanya wo kuzana invitation, ariko
yihangane azayimuzana ku munsi w'iki w'ubukwe. Ati none se nzasezeranya umugeni ntagize uruhare rwo kumenya, nzasezeranya umugeni ntazi. Wumve ko aba bombi nta nubwo bigeze biga inyigisho z'umubano. Abo Ferdinand na Pastor Mutesi. Yego. Ubwo nibagera mu rugo zikaka bizagenda bite? Ntibishoboka ubundi mu muco w'amadini ntibishoboka ko usezeranya abantu batiza umubano. Yego. Se nko gusubiza inyuma gato. Yego. Kubera iki Pastor Mutesi bamuhagaritse mu madini mu nsengero zose? Urumva hari inkuru nyinshi akorwaho zigaragaza ko ari umudivorce. Yego. Ntago wafata umuntu umaze gusenya inshuro yemera niza avugwaho ngo uwo muntu umufate umushyire mu rusengero rwawe. Sibyo? Ni nk'igisabo kumutunga mu rusengero rwawe? Yego. Impamvu ya mbere, yego, hari abandi bakirisitu bakwitwaza icyo kintu nabo bakazajya basenya cyangwa bakitwara nabi kubagabo. Ibyo ubwabyo urumva mu by'ukuri twe ku bwacu nk'abakirisitu nk'abantu bavuga ko turi abakristo ni igisebo. Nese ko ari umupasiteri ubundi ubwo nimba baramuciye mu nsengero nuko ngo n'idini rye ntago rikora. Idini rye se rirakora. Uba abapasiteri bitwa ko ari abapasiteri mu bitabo no mu mifuka mu nzandiko gutyo gusa, ariko badafite amadini n'amatorero. Bangana iki ko hari nayo leta yitegereje ikafunga? Ibyo byose igitangaza. Rero kuba Pastor Mutesi atagira itorero abarizwamo nyamukuru hano mu Rwanda, reka tubabwira abantu badukurikiye, si igitangaza. Biterwa n'uburyo n'imbuto umuntu agira gute yera. Iyo uri pasiteri ntubashe kwerera imbuto umugabo wawe, ntubashe kwerera imbuto abaturanyi. Buriya Pastor Mutesi yarategetswe kwerera imbuto. Pastor Claude akerera imbuto natwe avuga yuko tumuvuga nabi. Yego. Twakaturusha kugira gute gukiranuka, kuko uwanze kuvugwa ngo yaheze mu nda ya nyina ntiyiri wavuka. Ariko kubera kumuvuga ntawemereye gutaha ubukwe bwe, ndetse mu muryango we bananirwa kuza kutuvugira ku mbuga nkoranyambaga, bakaba batwicayeho ngo turi abanzi biwe, ngo turamwanga kuko tudashyigikira ibyo yangirisha rubanda cyangwa bituma sosiyete nyarwanda yangirika. Yego. Urumva nihifashishwa iki kintu cyo gushaka kwa Pastor Mutesi kandi agaragaza ko hari andi mahirwe, imbuga nkoranyambaga zimupromotinga kuri iki kintu, ubwacyo ni ukwangiza umuryango nyarwanda. Yego. Turaza kwisanga dutunze ingo ziri ku manegeka zihora muri divorce kuko abadamu bibwira yuko hari andi mahirwe. Hari abagabo b'aba diaspora biteguye ko abagore bacu batwanze babarongora. Hari abagabo baturusha gutunga abo bagore bacu. Ibyo ubwabyo ni amarozi atuma ingo zibayeho zitabana neza. Yego. Sibyo? Nawe ibaze aho umugore atigeze aba muri etaje abana n'umutware we. Sibyo? Ntabe muri etaje abana n'umugabo wa mbere, ntabe muri etaje abana n'umugabo wa kabiri, akaba muri etaje abana yibana. Ubwo abagabo bamusubizaga inyuma. Ubwo ntibivuze twebwe ubwacu nk'abagabo bubaka bitugaragaje nk'abagabo badafite icyo bamarira imiryango yabo. Kuzanamo akantu, hari abantu bahita bavuga ngo abantu baba mu ma etaje bibana ngo ari abasreyi ngo bicuruza hanze. Tutaza kuza kubivanga. Ibyo turaza kubigeraho. Noneho rero uyu mubyeyi bimwe mu byo avugwaho ku mbuga nkoranyambaga, yego, niwe ubyizanira. Hanyuma rero wowe mu mboni zawe gusorwa kwa Pastor Claude mu rusengero ubona byari bishingiye kuki? Icyambere gusorwa kwa Pastor Claude mu rusengero, Pastor Claude ni umwe mu bantu batizerwa kwa Pastor Mutesi. Anahabwa invitation nubwo atabimenye, yayihawe nk'ugeragejwe ngo barebe yuko mbese sinzi ukuntu, ariko ngo bamuhagurukije ku ruhimbi. Urani nko kuvuga ati reka turebe ko nta mutima afite. Yego. Nta mutima namagira, reka dupfe kumutumirije atazabyitwaza. Pastor Claude ni umwe mu bantu bafashije timu yo kwa Pastor Mutesi. Yabafashije gutuma babona umushumba basezeranye. Abafasha kuganiriza urusengero kuko urusengero rwawe rumaze kwivumbura yuko rutari busezeranye Pastor Mutesi. N'urusengero rugendera ku mahame adasezeranye aba diaspora, ku buryo nyiri uru rusengero
aba divorce Oya. ku buryo nyiri uru rusengero Ese ntabwo oya. ari we wasezeranyije ubu bukwe. n'ubundi urusengero bararuhisha ubundi byarangiye asezeranye muri rusengero ntago ndwibuka cyokora n'urusengero ruri i Kanombe sibyo aho ngaho yego noneho runo rusengero ruri i Kanombe rwo rwanze kumusezeranya ariko rwemera gutizwa nuko ngo barukodesheje rwatijwe none undi mu bishop uturutse muri Amerika we wemera gusezeranya aba diaspora nubwo washaka abagabo barenze 100 ntiyabura kugusezeranya yego ariko buriya ewe naringiye guca umugani ariko reka nkwihorere ntacyo uwakirigiswe na benshi ntamenya wamusekeje reba uburyo uyu mu bishop nawe ubwe abagore byaramucanze ubundi yabura gusezeranya ubu bukwe ati uwo mu bishop nawe byaramucanze se byaramuvanze noneho rero urumva yemeye gusezeranya yego ubukwe yego yemeye kubusezeranya kubera impamvu yuko nawe ahuje igikomere n'uyu mubyeyi yego rero nshuti yayo kuba uyu mubyeyi yarongo byo ntacyo bitwaye ahubwo ikibazo ni ukwifashisha iturufu yo kurongorwa kwe ariko agashaka gusiga asenye anoretse uwitwa mama pasiteri uzwi nk'uwanyana Asiya madamu wa nyakwigendera Theogene ni byiza ararongowe rwose yeze imbuto zagatumye arongorwa ariko ashatse gufata umudamu wiburiye umugabo wibereye mu gahinda ari kuza kumwagitinga no kumwandagaza hano ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ngo ni umudamu ukura abagabo reka icyo tuza kukigarukaho ayo majwi wenda tuze kubigarukaho ahubwo tubanze duhere kuri iki ngiki ese wowe ejo kubona uwo bita Chita ataragaragaye mbere yabugaragayemo yaremusi ariko ndi kuvuga mbere ataragaragaye mu gusaba no gukwa akagaragara ku munsi w'ejo ari uko abantu babanje kugenda bamutuka bamuvugaho bavuga ati Chita na Pastor Mutesi barashwanye Chita mbese bakamuzana muri ibyo bibazo icyambere ntabwo Chita ari imburamukoro wangu yirirwa yirukanka inyuma y'abadamu n'ibitekerezo byabo sibyo Chita ni umugabo afite platform ye ikomeye yego urumva ntabwo afite umwanya wo kuza muri izo za buradishawa n'ibiki byose birirwa birukamo ntabwo afite umwanya wo kuza ngo aje ngo mu mihango ngo yo gusaba no gukwa yego urumva aho yagombaga kuboneka naho bamwishyuriye amafaranga nemusi kora akazi k'ubu MC yego ni ngombwa rero niba umukeneye wimutesha akandi kazi muha amafaranga kuzire mu kazi rero niyo mpamvu Chita yahagaragaye nk'umuntu uje gukorera amafaranga ntiyagaragaye nk'umuntu uje gukora ubukwe gutaha ubukwe sibyo nese ka nkubaza ubukwe badashaka Ezekiel ubukwe badashakamo Pastor Justin ubukwe badashakamo Pastor Claude nubwo bamubonye ubukwe batashatsemo nde nande sitwe basitari bo kumbuga nkoranyambaga nese ukaba warashaka kugenda nawe bakaguhagurutsa nko kwagurukiye Pastor Claude nge ndi turufi henze wangu ase nkaho ugiye uri nka Pastor Claude ukagenda bakaguhagurutsa nko bamuhagurukije kuruhima sinzi n'akantu numvishe ko gusinda mu bukwe ntago ari mvira mu gihugu sinzi n'akantu numvishe ko gusinda buriya bukwe ngo bwari burimo inzoga buriya ntago zabura umuntu wamuhagurukije ngo ari yanyweye akantu bamwe muri basaza ngo ba Pastor Mutesi binywera ku gatama sibyo kandi imwe muri virusi iri muri uriya muryango uwe muryango uwo wa Pastor Mutesi imwe muri virusi bayo ni urwango bafitiye aba bagabo ngiye kukubwira ni urwango bafitiye uwitwe Ezekiel ni urwango bafitiye Pastor Justin ni urwango bafitiye Pastor Claude ni urwango bafitiye n'ibishaka Theogene ni urwango bafitiye Pasi impanuro ni urwango bafitiye kwizera urugendo ni urwango bafitiye Bosco Impaya amwe mu mahirwe bashobora kuba bagira yego ni ukumva iyi timu yose uko nyivuze itakirimo umwuka w'abazima oya uwabaha amahirwe yuko twese twahurira muri kwasiteri imwe muri kumva yego bashimishwa nuko yatubirandura muri ririya shyamba rya Shyorongi bagahita bumva twese tuzimye ku ikarita
bashimishwa no kutubona turi ibituro kurusha kutubona turi abantu bazima. Oya, Pastor Mutesi yifuza kupfa. Usibye no kwifuza ko iyo ufashe umuntu ukamushyira muri gereza cyangwa ugafata iyo timu yose ukayirega mu ntuzi. Rero hari ibintu muba muri gukora njye nkumva ni nko guharabika. Pastor Mutesi ni umukozi w'Imana. Urakoze kuvuga ko ari umukozi w'Imana, si umwana w'Imana. Ni umukozi w'Imana. None si yobeye ko umukozi ashobora kugambanira abashebuja kandi bamusize ku rugo. Ngiye Pastor Mutesi ni igitangaza. Ndabyumva. Ariko se nanone imbutanyerera konzi ko ari umuntu wizewe ni gute wumva ko yajya kukwicisha? None si imbuta kwerera tere ya Siya uwanyana arazimwera se kubera iki? Ngiye ku giti cyanjye ibyanjye mbimukuraho. Gusa nese wagira ngo abe mwiza kuri bose. Reka nkubwize ukuri. Yego. Njyewe nkimara kumenya ko ndi umwe mu bantu bari ku rutonde rw'abantu bangwa kuri uriya muryango. Sibyo? Yego. Kandi ibyo tuvuga twebwe tuvuga ibyo baba bizanye kuri iyi mihanda bajye bareka tubavuga. Ukimara kumenya ko bakwanga wari kujya mu yagutumira mu uko ariko bujyamo cyangwa ariko neza ugira ngo kuba namenye yuko unyanga wundi iyo menye kuri umwanzi wanjye nk'iyegereza kurutaho uko nge naguha. Hari abavuze ngo Pastor Claude baramutumiye kugira ngo bamusebereze imbere y'ubukwe bamukubitiremo. Ahubwo ni Imana yakuye Pastor Claude. None se ubwo ubona bari bamutumiye kubera urukundo. Urusengero ubwarwo rwatiwe. None ugiye guhuruduka si urwawe si n'urwaso. Ugiye kurumuhagurutsamo nk'aho ari urwawe. Ubwo si yaza kuba ari itente riri muri uyu muryango cyangwa ari ubukwe bwabereye mu rugo rwa Pastor Mutesi. Claude yari kuhasohoka ari buzi. Ntabwo ari kuhasohoka. None se namwe mu mahirwe yagize kuba bamuhagurukije mu rusengero. Ahubwo Imana ishimwe kuba twasubiriye ipampe ryacu. Yes. Yego. Kuko muri bimwe mu byo bamutumirije ntibabibonye Imana yamwimanye. Yego. None babonye imwimanye babyina isereri mu mutwe. Yego. Kubona ahubwo iyo tubimenya tukaba twahuriyeho twese batura Pastor Claude ahubwo akaba ari twe tubaterura tunagiriye. Aya mukajya kwica ubukwe bw'abandi mukaburwanira. Tubwica se ubundi bwari buriho. Aya bwari buriho nese ubu. N'ubundi nta buri. Ni gute ushaka kuba Bibiliya ivuga ikintu kijyanye n'ubukwe. Ngiye ikintu cya mbere. Ivuga ngo ubukwe bwubahwe na bose. Kurikira mu mbuga nkoranyambaga umbwira bari kubwubaha ubwo bukwe. Ikintu nakubwira nuko nzi ko umuntu wese urwangwa cyane ntago bari mubi. Niba mwaragiye mukabarwanya we na Ferdinand mukaza bakaza n'ibimenyetso ndwana Ferdinand ikintu kirwanya Pastor Mutesi nta nubwo ari yiminwa yacu. Ikintu kimurwanya n'izina yitwa ko yitwa Pastor Mutesi. Yego. Buriya bimwe mu bintu bizaducira urubanza kugira ngo n'aya magambo tuvuga. Nuko twiyita abakirisitu. Urumva tudakora ibigaragaza ko turi abakristo koko. Yego. Bimwe mu bintu biturwanya ni ukwishushanya muri uyu murimo tukiyerekana nk'abantu barokotse. Yego. Bapfuye kuri kamere z'ibyaha. Ibyo nibyo biturwanya nibyo abantu buririraho. Bakayoberwa niba dukonje. Yego. Bakayoberwa niba tubize. Bakayoberwa niba turi intumbi. Bakayoberwa niba twarapfuye. Nicyo kintu kibacanga akaba ari byo bigaruka bikaducira iki bigatuma abantu badukomatingaho. Wowe ukurikije umwambaro Pastor Mutesi yambaye ugakurikiza uburyo Bibiliya itegeka umwepiskopi nyakura kuriye kuba ameze. Bibiliya ivuga ko adakwiriye kuba ari ikigande. Ivuga ko adakwiriye kuba ari ikigenge. Ivuga ko adakwiriye kuba ari umuntu utabasha kuyobora iby'urugo rwe. Igasora ko uwo muntu utabasha ibyo byose atayobora itorero ry'Imana. Wowe ubwawe kuyobora itorero ry'Imana birakunaniye. No kuyobora urugo rwawe birakunaniye. Ni igiki uzashobora? Biragoye. Zibyo nk'ubu reka tubare Pastor Mutesi tumubarire rwose. Urugo rwa mbere rurakunaniye, kabiri rurakunaniye, gatatu, kane n'izindi tutazi. Uracyakomeje kwangura pasiteri. Ese reka nkubaze ubundi abagabo bose bamushatse bose babyawe n'indimwe. Sibyo? Ku buryo baba baramubetingiye ngo mujye mumuzahaza habuze numwe wamugirira umutima. Yasimbize. Sibyo? Yasimbize. Ariko reka mwibarize. Ubu abagabo bose n'abagome n'ababaya. Paka
icyakora wenda bashobora kuba ariko bimeze kuko n'ubundi atoragura abashenye ingo wenda birashoboka ko kamere zabo baza banazizanye baba batarigishijwe yego reka tuba ariko tubifata ariko se niba uwo mugabo akubereye mubi byakubuza kwihangana ntabwo byakubuza kwihangana none reka mwibarize hari ibintu niriwe mbona sibyo abantu bari kuvuga ngo bita Pastor Mutesi wasezeranye na Ferdinand ubwo ni Madame Ferdinand sinzi n'impamvu mukiri kumutesha ikuzo mukimwita mukimuvuga we ari amakuru twakandagiyeho yuko habaye icyitwa betting oya yego biravugwa yuko uyu mugabo witwa Ferdinand ya bettingiwe n'abandi bagabo bakunda Pastor Mutesi none ubwo yamukinnye mu rusimbi baramubwira ati uzara mukurongoye Pastor Mutesi yego ngari amafaranga tuyasize kuri iriya konti uburyo uzabigenza byose n'umurongora mukajya mu rukiko mugasezerana mukajya mu rusengero ukamurongora nk'umugore wawe twebwe turabetinze tuzayaguha yego n'amakuru ubwo Ferdinand agiye kumutereta yagiye kumutereta atakimara kubwirwa kumutereta nawe atifitiye icyizere cy'uko yakwemererwa kuko Pastor Mutesi ni umugore w'umusitari yego kandi ukenerwa n'abagabo benshi barenze Ferdinand rero yemera kujyayo kubera ko ari muri betting agize amahirwe rero ko umuntu abetinze hari igihe betting iguhira tu ukabura hatwitse buriya umwana ayakandagiyeho kandi koko unabirebye ushobora kubona ko iyo betting ishobora kuba yarabaye oya ngiye mpamya ko ari ahantu harimo urukundo ese nta bagore babonetse baza bavuga ati uriya mugabo yaruwa oya ngiye mpamya ko bari abantu babanye kubera urukundo ngiye cyo ndagihamya bimwe mu bintu utazi uramutse urambagije umukobwa yego mukagera mu gihe cy'ubukwe akamenya yuko hari abandi bagore cyangwa abandi bakobwa mwasambana zamura mikoro gato ubwo bukora buhagarika yego oya ahita buhagarika oya nese ubu ngubu oya nese umuntu ko abagize imyaka y'ubusore itandukanye ntabwo byatuma buhagarika ahubwo bituma abona ko nyine ari we wahisemo nyuma y'ibyo byose hari amakuru niriwe mbona imihanda biri kuvuga ngo bita Pastor Mutesi ngo acuruza abagore nibyo koko nze mwumvisha nanjye nabyumvise ariko ibi byo ndashaka kubivugaho ariko ibyo byo tubivugaho tunigisha kandi abantu nibaze tunigisha kugira ngo bize gutanga resulta nziza reka nze ngire nze myumve akaba tipe shana abacuruzi aya ngiye bira bintu hari ibintu nabyumvishe kwa Bosco ariko Bosco abantu benshi ntago bajya bamwizera ko tuzabana koko abagore tuzabagira gute abagore babatinda abagore bibisi Pastor ntushobora kumva ukuntu mu buzima bwanjye bwose umugore wicara akarya ifaranga ry'umugabo nubwo cyaba ari 1000 arantama ndamuzira ndamwanga mukura mu nshuti zanjye nsibana nimero ye tata twese we unsengere pe none jondi nasibye na nimero ya siya unsengere pe reka mbwire Pastor si nta umugore utari nyangamugayo azamvire mu buzima ditari kuzasigara n'ingenge no kujya ngendana n'ibirara by'abagore nzi ngo n'abantu bazima hari abantu buzuye ubunyoni n'ubunyema n'ubukiye babatata we urayihaye kwibabaza ngo naravuze ngo naramuteranyije navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na Dodo ngo ndi gushaka kugumishanya na Dodo ngo sinshaka ko mubana rigari yibabaza anabeshya nta nagahunda afite kubana nawe koko Pastor koko nta nagahunda afite kubana nawe akibabaza akerekana ko ababajwe nuko nirirwa ngo musenyera nkubwira ngo usubirane na Dodo nta nagahunda afite ariko ushaka kwirira amafaranga nkubwire sinzamubabarira Pastor nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi sinzamubabarira azibana nzibana umuntu ukinisha umutima wundi akagutwara umwanya umwe akagutwara umwanya wawe akakubabaza yarakuririye n'amafaranga burangiyewe nakundana n'abantu b'abagabo nakumaza umunsi tureba twirirwa tureba ariko mumbizi ko ninanabivamo utazababara cyane kuko nta cyawe nariye urumva ni gake cyane nshobora kwemera n'igiceri cy'atanu cy'umuntu w'umugabo ngewe buranemeye ibyawe nkavuga ngo uyu mugabo ngiye gutangira kwemera ibintu bye Pastor ninkubwira ko umuntu w'umugabo yamuhaye ikintu nkacyakira ubwo uzamenye yuko uwo mugabo tuzabana usibye shitani yakwizanira ubwe ako uzamenye ko ubwo tuzabana
koko aba bagore tuzabagira gute? Abagore b'abatinda, abagore b'ibisambo, abagore barya utuntu tw'abagabo, abagore babeshya abagabo inkundo. Shamana ndakwinginze wite buri wese ujye umuha ibihwanye n'ibyo yakoze. Pastor, ntushobora kumva ukuntu mu buzima bwanjye bwose umugore wicara akarya ifaranga ry'umugabo nubwo cyaba ari 1000 arantama, ndamuzira, ndamwanga. Nibyo uretse ko numva ibyo bintu biteye ubwoba. uyu uwo muntu bavugaga ngo ngute abantu bamushize mu majwi cyane kari Asiya wa Pastor Theogene. yego Mu cyukuri ari ahantu numvise audio numva uburyo Asiya wa Pastor Theogene yiswe ikirara. uretse gato none se Mita nshaka kugereranya uburara bwa Asiya wapfakaye n'uwamwise ikirara. None se ubikirara n'indera wavuze ko undi ari ikirara amaze kuva mu ngo 3 niba tarenye. ariko nawe si we nabagabo bamunaniye. Ntabwo ari abagabo bamunaniye, wari bwabone hari umugabo numwe waje kuvuga. Nabagabo bamunaniye. Hari umugabo wa mbere. Ako kugamahirwe ngafite umugabo mwiza. Uretse gato hari umugabo wa mbere. Uwo yitwa Rugana Intwari. Yego. Amakuru y'ibivugwa. Yego. Bivugwa yuko yajyanwe ngo no mu Barangi hanyuma bakamujyana muri Uganda. Mushatse yajyanwe mu Barangi nande? Ntago mbizi. Kuko bivuga yuko ngo yari ngo ibintu by'ubugabo bitakoraga ukuntu neza systeme kwapura ngo bagenda bagiye kumuvuza birangira gutyo. Niba uvuze ngo nabagabo bamunaniye, twabuze n'abantu baza gutanga ubuhamya ngo bavuge ati Pastor Mutesi n'ingo ziwe turazizi. Abagabo bashakaga kumugirira nabi natwe turabizi. Twabuze n'inzandiko z'akagari tuburiza umudugudu. Ku buryo uza kunyemeza yuko Pastor Mutesi ari abagabo bamunaniye. Hagira bamwe mu bayobozi wenda baba baravuye no ku buyobozi bw'imidugudu. Yego. Kuko ntibanabura. Azavuga ati gendi mu bantu bungaga. Twabuze n'abapasteri cyangwa abadiyakoni bagiye kunga uyu muryango. Birababaje byo ndi kumva bigoye. Harabo mwari bwabone. Nabo turaba. Si uza kumbuga nkoranyambaga akavuga ngo igikomere. Ngo cy'urushako. Yego. Ngo abagabo barankomerekeje. Ariko habuze n'umuntu numwe wazanga avuga ati bano bantu ndabazi. Pastor Claude numwe mu bantu bazi Pastor Mutesi guhera ngo muri za 2013 kuzamura. Urumva baziranye bamwe bakira abakobwa, baziranye bakiri imisore n'inkumi bakirambagizanye bafite uburyo baziranye. Yego. Uyu witwa ngo nibishaka Theogene w'umuhanuzi. Yego. Numwe mu bantu babaye umuhanuzi wa Mutesi. Sibyo? Bisobanuye ngo ari muri bamwe mu bantu bazi Mutesi. Twebweho turabejo bundi. Ariko mu gihe cyose yakoreye ibiganiro ku Isimbi TV akabikora no ku yandi macana. Habuze n'umwe uza kuba ati Pastor Mutesi ndamuzi. Uzakora inkuru kuri Justin cyangwa uyikore kuri Ezekiel. Ntihazabura n'umwe uzaza akavuga ati no muri commentaire bazabyana umugabo ndamuzi. Hari n'abajya bavuga ati ndakuzi ucukura tuwarete. Ubona ariye mpamvu abagabo be batinya rero batajya baza kuri social media. Sha mwana abadamu uzajya ubatinya umudamu uzaza kuri social media akavuga rimwe kabiri gatatu akavuga abagabo ariko abagabo ntibaze kuvuga. Iyo hatarimo akarungo barungiwe ko kujunjama. Haba harimo gutinya karamutse aje yafungwa. Urugero n'urw'umudamu witwa ngo niba ari ikirezi niba ari inde wigeze kugaragara no kuri social media araza aririza avuga ku by'umugabo we. Umugabo wagize ngo nawe araza kuvuga. Imyaka yakubise mageragere ni myinshi. Kugeza ubwo urukiko n'ubutabera bw'u Rwanda butanzwe uyu mugabo ahinduka umwere ku byo yaregwaga. Rero aba badamu baza kumbuga nkoranyambaga kuza kuvuga rimwe na rimwe arigiye baza kuvuga ku by'abagabo babo ariko ugasanga abagabo bafite n'akazi katabakundira kuba baza kwisobanura. Urumva sanga umuntu yifite akazi akabati kubwa akazi kanje nkora no kwirinda kwiharubana reka nituriza. Ariko mureka yigire gute yitapagure. Bimwe rero mu bihembo by'umuntu w'indyaryo ubeshya ahora yirukanka imisozi. Nta musozi numwe ashobora kugeraho ngo azaruhuke.
icyo ni kimwe mu bihembo umuntu ashobora kuba yahembwa. Ntago nemera ko umugore yananira umugabo umwe ngo ananire babiri ngo ananire batatu ngo akomeze kuza kuvuga ko ari abagabo bagize gute bamunaniye. Usibye n'ubujiji buriho muri ibi bihe, nta muntu n'umwe uri shyashya. Kuba muri izi ngo twubatse bisaba kwihangana no gusenga. Iyo urugo rutarimo kubaha Imana, uko byagenda kose ruba ruri ku manegeka. Rero ntago tuba turi mu ijuru. Umugore yakubwira ikijambo ukarakara, nawe ni nkuko wamubwira ikijambo ukagira gute akarakara. Rero ntabwo ikibikemura ari ukudivorusa. By the way, niduhora muri ibi bintu bya divorce, mugabo yananiye divorce, muzisanga murimbuwe no kutamenya. Muzi ngo divorce ni ihagarika amakimbirane. None niba ari divorce ihagarika amakimbirane, kuki itarayahagarika kuri Pastor Mutesi urugo rwose agezemo yasanga? Ese nkwibarize, basi utekereje ubuzima bubi Pastor Mutesi yagiye ahura nabwo mu ngo zigiye zitandukanye, ntago bigutera agahinda ukavuga uti uyu mudamu rwose mugiriye impuhwe yarababaye cyane? Birantera agahinda. Se ubuzima bubi nzi yahuye nabwo nubu yagiye ababazwa abagabo, kandi uvuga ngo kubabazwa. Dukurikije aya majwi, Pastor Mutesi wumva ko ari umugore ufite urukundo. Aya majwi ni amajwi, urumva? Ariko wumvisha ko atapfa kubabaza umuntu. Banza wumve, ntabwo yapfa kubabaza umuntu, byaterwa n'icyo agukuraho. Wumvisha ko atapfa kubabaza we ikintu abashaka. Niba atapfa kubabaza umuntu, umugabo uri Uganda ababaye bingana iki? Ntabwo tubize kuko ntabwo tuzi icyo bapfuye. Yamupapuye undi mugore hano kagwa. Aya byo bintu none ugiye kwita ubihuriza. Uwo mugore aje kuvuga hano bamuhereza 200 ngo teze. Ugiye kwita ubihuriza nuko na Ferdinand nawe yamupapuye. Kwece akunda gupapura abagore rero, abagabo babandi. None se yaba yakubonyemo ikirungo? Ikihe kirungo? Ikihe kirungo? Reka tugendane tumanuke neza. Tumanuke umwandiko neza. Ni ikihe kintu nyine icyo kirungo? Ntiyavuze ngo Asiya ntiyakundana ngo yishimire umugore. Yego. Urya igihumbi cy'umugabo akarya udufaranga tw'umugabo, ariko ngo akamubeshya urukundo. Ndabanza mvugane n'uyu mugabo ushinja Asiya kumubeshya urukundo. Yego. Wanjijiwe y'umugabo. Oya numwitinjije. Uretse uyobewe ko Asiya afite igikomere cyo kwiburira umugabo wamukundaga. Buretse kumwitinjije. Buretse gato. Witwita umuntu injije nimba muri voice uzi umuntu uri kwitinjije. Hari uwo mvuze mu izina. Kuba utamuzi yimwitinjije. Wumvisha ko yitwaga pastor. Wabyumvaga ko amwitaga pastor. Uyu mu pastor ni babandi bo hanze babandi Bibiliya ivuga ngo ubwo udakonje kandi ntubire. Ubwo ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi ngiye kukuruka. Oya kwita umukozi w'Imana injije nawe ubukaba. Nyine ni umukozi w'Imana, ariko ibi bintu mu bikure by'abantu kubita abakozi b'Imana. N'abakozi ntabwo ari abana b'Imana. Ariko nago ubugomba kuba umuntu ari umukozi muri company niba umuza kujya gutera ikiraka wanga. Ndabeshya se? Njyewe hari n'ibyo mpfa n'umuntu ugasanga umuntu ari kunyita umukozi w'Imana. Je ndi umwana w'Imana, si ndi umukozi w'Imana. Uriya mu pastor. Imana se nayikorera iki takwikorera? Ibintu byanyu ngo umuntu ni umukozi w'Imana. Reba abasenya nibo bitwa abakozi b'Imana. Abo dufatira mu kabari, abisambana, abagira gute nabo ngo bitwa ngo nabakozi b'Imana. Ubwo se urumva atari abatezi bibi baraka bataba basose company. Yego nibyo. Basota company bakajya gutera ikiraka kwa shitani bakongera bakagaruka. Yego. Ni bande batubuza nabo bitwa abakozi b'Imana. Ni bande bari kwiyesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya nabo bitwa abakozi b'Imana. Ni bande bari gupapura abagabo babandi nabo bitwa abakozi b'Imana. Ni bande ingo zananiye nabo bitwa abakozi b'Imana. Ni bande basambana nabo bitwa abakozi b'Imana. Kwa pastor arisabiye passe numva nakosa ririmo. None icyo nshaka kukubaza. Imbuto zagakwiriye gutuma uba fiyeri y'iri zina ryo kwitwa umukozi w'Imana. Nizi jewe nishimishirizwa no kwiyitirwa umwana w'Imana. Urumva? Yego. Kuko nimba umwana ninakosa data zambabarira nk'ubabarira umwana we. Yego. Urumva? Ndakumva cyane. Ariko nimba umukozi wani time imwe shobora kuzamena idongo data ntanyihangana ahita nyirukana. Uyu mugana wageze ngo niwe wahanuriye ngo Pastor Mutesi ubukwe.
yaramuhanuriye erega kuba umuntu yaguhanurira Bibiliya hari ikivuga bivuga ngo nzabayobesha kubashishinga. Yego Imana ishobora guca muri uwo mugabo agashishinga Mutesi niyigeze ica muri Mikayi agashishinga Ahabu akamubwira ngo tera. Yego uzatsinda Ramoti y'i Galiyadi byose ni igitangaza. Nagari igitangaza. Cyozo nukuza ugawaga Imana yarabimbwiye ngo hari iki Imana yavuganye nanjye ariko Imana muvuga turayizi ubundi. Noneho aya majwi rero nemera nashidikanya ko yego Asiya yakwisanga muri uyu mutego ariko awutezwe n'akagambane yakorewe atazi. Gute? Impamvu ni iyi. Asiya yego n'umugabo we bari inshuti z'akadasohoka z'abagabo. Yego Chita yego n'umuntu witwa Saba. Yego uyu mupapa kimara kwitaba Imana gutaha ku munsi wo kumuherekeza yego bamwe bagiye baha amasezerano mama Asiya twese nk'isi badushuka nk'abantu bazagirira impuhwe yego bakaba hafi y'uyu muryango ko nta kintu na kimwe uzabura. Yego ariko bitarenze amezi 6 yego mama Asiya yaje kwisanga mu byago byo gutangira gutereranwa no gutangira gutegwa imitego yo gutangira kumwumvisha ko agomba gushaka undi mugabo ko bari abana atazabashobora wenyine ndetse biza no kuvamo ingaruka nini yo gutangira kubura icyo atungisha abana b'inzahuke bahabaga. Bamwe banatangira no kuza ku mbuga nkoranyambaga batangira kumuvuga ngo yabirukanye buri kimwe cyangwa ikindi. Yego ibyo rero byaje gutuma bamutega mbusha yo kumuhuza n'uwitwa Pastor Mutesi. Yego bamuhuza nawe nk'umugore ugiye kuzamugirira imbabazi n'impuhwe ariko hari harimo inikawuda yo kugira ngo bamuhuze na Pastor Mutesi amwigisha icyo bite na kamwe nimwe muri systeme kwapura y'uburyo akwiriye kuzabaho nk'umugore udafite iki umugabo. Yego mu kumugezamo gutyo yagombaga kumenya ko tayari batangiye kumucuruza no kumutangamo pase mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahubwo Imana imbabarire atazaba yaraguye mu mitego yo muri ya mavideo y'aba bagore batanga ngo ya onorayini y'ubwambure bwabo. Wenda ngaba ari yo ntwaro bazifashisha mu kurimbura mama Asiya. Ibyo ntago urwo rwego rwagera. Ngiza amahirwe nanjye ndimo ngo ngiza ayo mahirwe yaba nta video bigeze bamubonye nk'akavideo ka Pastor Mutesi abyifata mute. Si ubwa mbere njya mbyumva hari n'uwo numvise witwa Nibishaka wavuze yuko izo video ziri hanze ari no mu bantu bazohererejwe ariko yabireba akabona agahita siba. Video z'ubwambure za Pastor Mutesi yabivuze mu kiganiro muzarebe ikiganiro kuri Kiranuka cyangwa ku Ntora. Araba ngiki uzi ibintu bigiye kubomoka muri iki kibuga. Ahubwo se karuko mugira amahirwe YouTube ikabitanga strike si bacano kubera ubwambure bw'umuntu ko mugira ayo mahirwe ubundi ubwambure mwari kubuza kubukirira he. Iyo video se y'ubwambure Pastor Mutesi yoherezaga itonde diaspora irahari akabasambanira online se ngo gusambanira ibyo se biracyari igitangaza Roro Modo Jihad ni yabishyize ku Karwanda akabati twe dukorera online tugenda ibyo ntago bikiri ibintu none se reka nkubaza ubundi wowe urajya gukundana n'umuntu uri bwota amasimbi akohereza amafaranga yo kwishyura inzu akakohereza amafaranga yo mu nzu atararamo akambika umugore atarongora urumva ubundi ayo mafaranga yaba arimo arayahereza buriya mu mboneza ya buriya Pastor Mutesi atarasezerana yari amaze ari wenyine uyabagaho gutyo gusa cyangwa mugani yikundana na online gutyo. Ibyo ntago mbyemeje kuko numvise ari ibivugwa bavuga ngo umugore washatse uwigeze gushaka ariko icyo nshaka kukubwira uyu mama si yamaze kwisanga muri uyu mutego yatangiye guhabwa kado ziturutse hanze. Umugabo wari we wese cyangwa umusore wese ushaka kuzateretana nawe bitewe n'agaciro uhagaze yo rata musore ikintu cya mbere abanza gukora ni ukukwiyegereza. Yego
akakwiyegereza gukururisha iki impano agukururisha impano cyane cyane ku ba diaspora yego ni rya jana ni ukukubaza ngo waraye ute nta cyayi ndabona akaba araguhaye yego kugira ngo uzisange muri wowe wiyumva ko uyu muntu agira gute agukunda yego niwo mutego mama Asiya yaguyemo atangira guhabwa impano za hato na hato ariko nk'umumama w'umunyabwenge by'umwihariko wifitemo kimwe cya kabiri cy'umwuka wera wari uri mu mugabo we atangira kubona izo mpano hari ibindi bigize gute biziherekeje bitangira kugira gute kumucanga mu mboni z'iyi audio yego wumva ko Pastor Mutesi yagerageje kuba yatera amasomo ashoboka n'adashoboka ndetse rimwe na rimwe akaba yamukangisha zimwe mu mpano z'abandi yariye yego mama Sarabati nubwo nazirya kama mbaya singiye kuba indaya cyangwa njye kwiyandagaza ndi umukirisitu nzahora ndiwe aho kugira ngo mfate ubwambure bwanjye shyire ku karubanda aho kugira ngo njye ndarankorera online Pastor Mutesi yavuze ngo nubwo wama igihumbi cyawe tukarara tureba ni filimi se ni Rocky Kirabiranya twaraye tureba ni intambara ya M20 turuwa ni ya Zereske iriya ni iki turara tureba tukirirwa tureba nyine urumva ari iki turara tureba ikintu muramureba ni ijambo bareba nyine televiziyo noneho aka gafilimi njye na diaspora turara tureba sibyo yego turara tureba kubera igihumbi wampaye yego kubera ijana wampaye tukarara tukareba twari ibintu ndi kureba muri phone hasi turi kugendana yego turara tureba tureba kubera igihumbi wampaye agafiriti wanguriye turara tureba niyo mwarara mureba mama Asiya ari muri bamwe mu bantu banze ko gufata imico nk'iya Pastor Mutesi ngajya arareba ahubwo akarara hangayikiye cy'abana bagomba kurya ikizabajyana ku ishuri gituma Pastor Mutesi amushyira ku ruhande barangana urumva bamaze kwangana kubera ko nge nkeka ko Pastor Mutesi yari yaramaze kuryamo komisiyo yo guhuza uyu mupasiteri na mama Asiya akajya bishyiramo imbaraga kubera komisiyo y'abandi yariye ku buryo gusohora aya majwi ku karubanda bishobora kuba birimo intego yo kugira ngo hahezwe icyitwa komisiyo y'abandi kuko bivugwa yuko muri zimwe muri komisiyo z'abagore bo mu mbuga nkoranyambaga hano mbere yuko umudamu mugenzi waguhuza n'ikigabo kimukeneye icyambere icyo kigabo kibanza kunyura kuri uwo mugore ugufiteho access cyangwa ubwisanzure yego akabanza akamenya niba yazajya gukoresha nk'ikirobo nk'irobo nk'uriya mudamu uri hariya wo muri sauna bakabanza bakamwiyegereza bakabanza bakamenya yuko agomba kumenyera amakuru mugenzi we wabyumvise akabanza akamenya yuko bazajya bamuyoboza nk'ikirobo n'urugero nitangiraga amahumura rwose humura n'urugero kandi ni muri sauna hano ntabwo ari sauna y'ahandi noneho yamara gutanga amakuru yawe y'ukuri ubwo aca mu gikara akakuganiza akaba ati se nturangiye ikigabo ko gikunda ibi n'ibi gikunda onorayini kigakunda amafoto wambaye ubusa kigakunda y'amabere wajya wemera kubikora ngo uhuze nawe none uyu mugore yakubwiye ati ndabyemera ndumva ibyo ntacyo bitwempfa kuba naba nariye wa mugore ahita bati ngewe rero ndagerageza mwigishe kuko ubwo yamaze kukumva ndagerageza mwigishe wowe urabanza umpe komisiyo kandi komisiyo ntabwo aba ari hasi y'agahumbi k'idolari ariko aho ngaho ubusa mwumvikanisha ko aho ni ubusa mwumvikanisha ko Pastor Mutesi ashobora kuba yacuruzaga mama Asiya none se niba atari ko kuri sibyo ibyo utekereje arahangayikishwa n'iki ko mama Asiya
yaba yari amafaranga y'abandi ntasohoza ibyo yasezeranye. Sundi yo guhuza abantu ngo bakundane n'icyaha cyangwa ni ikosa. Ahubwo se reka nkubaza kuba ngewe wampa ukangurira ukanyoreza amafaranga ubundi n'itegeko ngo ngukunde. Ushobora kuyama ariko nkabona ko ayo mafaranga yawe harimo agahato ko kunkoresha ibyo ngewe ntashaka gukora nkagukatira. Ariko ntibivuze ko ayo mafaranga nzaza kuyaruka. Ibyo bapfu biribwa n'abapfumu. Ntago Mama Sia ari umuntu w'umupfapfa wahereza amafaranga ngo yemere kwiyambura ubusa. No. Ese wenda reka tunasoza. Kari akantu wakumvishe nguramba ngo ukuntu yari mwiza we ngo ariko nazi ingeso mbi ziyo zo kuba avangura abana. Ingeso mbi zo kuvangura abana? Nese yavanguraga b'umugabo wane. Yavanguraga abana ba Mutesi. Yavanguraga abana ba Mutesi nabiwe. Nese ubundi abiwe na Mutesi. Nuko ngo Mutesi uwo mugabo nawe. Rega n'indero bafite ziratandukanye tujye tubwizanya. Ubu indero bafite urumva wezi. Abana aya no wenjira mu bana. Ko cyonzi nuko ikingiye kintu mpamye nuko Pastor Mutesi ari umuntu ushaka gutanga indero nziza bitewe na kagira inkuru rero. Tanga indero nziza. Indero abandi bagore bagenzi batamuboneho nziza. Indero zitumya Mama Sia ahita yikuramo akarenge akigendera. Izo ni indero nziza. Ariko se nanone ubwo nago ariko bose bamuvuga nabi. Aho kugiwe no bita Jack ukuntu azakamurwanirira. Wese ki wese ki nawo ni bamwe ku buryo deka nkubwiza ukuri umudamu washenye urugo uzacubikana Pastor Mutesi azaba yemera kugendera munsi y'ibirenge bya Pastor Mutesi. Ntago bamukundira ubusa nta n'impamvu ituma bamuhagararaho nuko baba baziranye ibyo bakorana baba babiziranye. Ni nayo mpamvu uzabona mu makomanteri batwigarika gatangira kugaragaza uburyo tumwateka n'uburyo tugira gute. None si iyo dio nitwe twayizanye. Iyo dio nitwe Pastor Mutesi twamukafashe ku ngufu turamugata ivuga ibi nibi dushyira ku mihanda. Nimukaturenganye bamwe mu Pastor Mutesi yizera niwe bagaruka bakamushyira hanze. Ntabwo ari twe rero twe tuba twabihawe nk'abantu bagiye kwiganirira bagiye kwikomatingira ku byo bumvise tukabyumva gutyo. Nimureba muraza gusanga ibyayo ma audio atigeze aca kuri channel yanjye bwa mbere. Nanjye nabyumvise ahandi. Ariko se niba wifashe ukavuga ibintu twebwe tukumva twabiteraho komanteri muraza kutwangira iki? Karimwe mwiyangiza uwakwangije ninde? Niwe wizana audio ya mbere ayishyira hanze atumye witwa Kamarade ngo vuga ko Pastor Claude yansabye ko tujyana i Muhanga kujya gusambana yanguriye igitenge cy'ijana na 50. Umugore muzima sibyo ufite indangagaciro wamusaba ko muryamana sibyo akaza kubivugira ku karubanda ngo wamusabye ko muryamana nubwo yaba yarakwimye. Jewe nzi ko abagore ari umutima w'urugo sibyo. None se reka nkubaza nuvuga ko runaka yagusabye ko muryamana ushobora kuba waramwanze bitewe n'uburyo utamwiyumvamo ariko ntibisobanuye ko abagusabye bose wabimye sibyo. None se ko wanze igitenge cya Pastor Claude ugatora ururabo rwa Juste uri hari impamvu. None se ushatse kumbwira ngo umugabo waguhaye ururabo yagusaba kuri wuncece ukanga? Oya nta pasi bamuhaye ahubwo burajise yagize amahirwe. Yari kuza gushiduka we kuko yari yagiye amujyanye. Yari kuza gushiduka bamutanzemo pasi. Uzi ko Juste yagarukiye Nyabugogo agiye kugenda ariko shiduka pasi bayitanye. Tayari yajya kugaruka akagaruka umugore amubwira ati erega sinyigukeneye. Buriya kimwe mu bagore dufite bashobora kugira amahirwe n'abagabo mukorera mu mbuga nkoranyambaga mujye mwirinda. Ni wibeshye ukarusohokamo Juste ukagenda kurugarukamo bizakugora cyangwa ngende usohotsemo kurugarukamo byangora. Nasanga pase bayicakiye none umuntu yaba yamaze kohereza word limit ya 200 cyangwa ya 300 kandi ari umva karugarukamo kandi umva bahera mu gihugu. Reka twisoreze turasoza tujya he ko ngifite icyo kuvuga we. Uri udashaka gusoza nyine banza umbwire
basigira inama urugo rwa Pastor Mutesi uvuga uti nubwo rwose byose byabaye nubwo rwose twagiye tukuvuga nabi ariko rwose tware ntuzadukoza isoni isoni zo yarazidukojeje ntago navuga ngo ntukadukoze isoni yarazidukojeje kuko mwaravuze ntago byatumye ahagarika urugo rwiwe rwarashe none se ubu ngubu wenda reka dushimira Imana da ariko niba buno bukwe bivuga ko bwaturutse ku Mana sibyo yego nta foto ya positinzwe nta kubona uko umugeni yambikwa agatimba ushobora no gusanga n'isezerano ryo gusezerana imbere y'Imana ritabayeho cyangwa ryabaye muri tekinike ubu se nize nama twamugira ziruta izo yakwigira nazo kuko no muri brother shabara zimugiriye abagore rero sinejeje mama Asiya pe kuko niwe wiyizi uruhande rwiwe rugwiza ariko nka none ngarutse nka mama Asiya nibutse abantu badukurikiye ko guteretwa arabyemerewe 100% yaba Bibiliya irabimwemerera n'ubukwe arabwemererwa kuko si umugore waba utaye urugo yego n'imico yakwisangamo kubw'imibiri akayisangamo kubw'ikigare cyabo babagendana nawe ariko ntabwo yayisangamo nk'umugore ugiye gusenyera abandi icya kabiri nekereza ko aramutse amenya ko uri umugabo wataye urugo ntekereza ko atakwemera gukomeretswa n'urwo rushako ahubwo yarindira akirerera abana ikindi cya kabiri mama Asiya ararusha indangagaciro Pastor Mutesi 99% yego amaze umwaka umwe bigaragara yuko apfushije umugabo witwa Rusagara ariko n'umwaka nturashira kwanza kuko urashireje bundi mu kwa kane mu matariki 20 ahise arongorwamo kandi ngo yapfushije umukunzi yaraje yiriza kuri media yapfushije umukunzi hanabura n'amafaranga yo kumushyingura ayasaba kuri media ku isimbi ariko ahise arongorwa mama Asiya we amaze hafi imyaka 2 nta video yiwe turabona nta uramufatira muri hoteli hari ibyo numvise Bosco Empire yavuze ngo guceza none natagerageza kwiyibagiza ibyamubayeho ariko uziko rupfu rwanya kwigendera ari nk'inkuba yakubise wari ubizi wowe we natagerageza ngo arebe uburyo umwanzi atamubonamo ahamucurwa mama Asiya ari mu bantu nyuma y'urupfu rwanya kwigendera yasohowe inkuru aravugwa arakomeretswa natwe turi mu bantu bamusohoye inkuru turamukomeretsa tugendera mu bigare dutangira kugenda tuzana amakuru ngo tuzanya abana banyakwigendera muhungu arahuruduka hari aravuga ngo jewe ninge ngo niwe ngo wagize uruhare ngo mwitabaruka ryanya kwigendera ngo ndetse ari mu bantu banyweye amaraso urumva uwo muntu aracyakomeretsa umutima uracyajojoba Yesu urumva afite igihe cyo kugenda yirukanka muri izo mburamukoro ngo nabagabo urumva afite igihe cyo kuza kwirirwa yirukanka muri izo mburamukoro ngo ziri kumuraza online n'ama video call urumva ibyo bintu ari ibye ni kimwe ro mu byatumye mama Asiya ahubwo abantu bamukunda bamusengere banamube hafi kuko ni ikintu kije kumurimbuza kugira ngo kimirimbure kuri izi mbuga nkoranyambaga mwibutse ko hari abanyamakuru batigeze bishimira uburyo yasigaye uburyo batiyumvisha uburyo nta mugabo afite ariko batirirwa bamuzengurutsa muri utwo duhoteli hehe na hebirirwa bamukaraga uko babonye bakaraba uko babonye ntago bazamwishimira uyu mumama bamuteze imitego we mutazanutungurwa n'imitego bagiye bamutega mbanze mbibabwira sho no gusanga hari imitego bamuteze mwe mutazi urumva bakamutumaho nk'ikigabo gasanga kirimo kiramukaraba ariko utabizi bamudoroze urumva ariko ntubimenye twifashishwe n'abagore binjije batamufitiye urukundo turimbure mama Asiya abana banyakwigendera bazajya kuba mu mihanda bazaserere bazabure pfo na ruguru nkoka byaramwe mwaba diaspora ni ibibazo shabyihorere oya byihorere reka nkubwire ibyo nabyumvise nkubwiza ukuri kwiza mujya munyumva babwiza ukuri mani reka nkubwire hari abantu bajya badutega imitego mwabagore mwe mujya mwitonda
gutyo umuntu akambwira ati ariko ateze iki atura umuntu wanjye ati hari umugore maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga kandi ndi sheri wanjye ati none wambabariye yego nkaguha amafaranga wenda 200 mukanjyanira kuri hoteli ukamugurira inkoko nyine ukamuganiriza ukumva yuko yemera ko musohokana ubundi ukazajya umfatira iki ifoto ukanyoherereza byagusenyera nawe byagusenyera kugusenya sa ku muntu waguhaye ikiraka cyate ubaguhaye desa nyine wamusohokanira uko muntu wabwira umugore wawe ngo bamaye ikiraka cyo gusohokana undi mugore yamara kuyikora ukamuhereza yego 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 urabona hari inkuru twagiye twisangamo mama siya yihangane hari inkuru twagiye twisangamo ariko tukazisangamo ari nk'imitego rimwe ndibuka tujya mu Bugesera twagiyeyo tuhasanga agatimu k'abanyamakuru baba batweretse ku matelefone ati uyu mwana muramubona ntiyego ati uyu mwana n'uwo Pastor Theogene yasize abyaye hanze icyo gihe ndabyibuka juste haravuga ati iyi nkuru ndayisatura niwe twicaje kuri kamera abanyamakuru tumuhata ibibazo twemeza uburyo umwana ari uwa Theogene aravuga ati ntabwo ari amatiku n'ubwino mbazane ducekinze nyuma musanga sibyo uwo mwana naho azwi mu muryango wa nyakwigendera Theogene nyuma yaho baza gutega uwitwa Diane yihamagarira Pastor Claude na Bishop Jerry abazana akagugu hano bamuparika mu modoka ababwira uburyo kinya izo nkuru agaruka asobanura ati nta mafaranga bari bampaye ati none ibyo bintu nta naho mpuriye nabyo murumva ukuntu bagiye bashaka kurimbura uyu muryango kugira ngo izina rya Pastor Theogene ririmbukane nibyo bibwiraga ko asize hano none Imana yawuhagazeho nyuma yahasohoka inkuru ngo z'abana b'inzahuke ngo yabirukanye reka mbabaza aba bana b'inzahuke ko nyakwigendera Theogene wabashakishirizaga yari amaze gupfa mama se yabundi bari gusigara muri rura rugo ngo bazamara iki bazakora iki bazige bate bazabeho bate mama se yakatara afite izina ringana n'irya Theogene icya kabiri bitangazamakuru byajyaga bimufata inkuru bikamubaza ubuhamya uko abayeho ko byose byari bimaze kumuta mwagira ngo abigenza ibibazo ni danje muribuka inkuru zasohotse ngo afite ibeni ngo afite amafaromasi ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi wa none rero nta zindi nkuru zigiye gusohoka nuko bagiye kumwita umusambanyi bagiye kumwita umuntu w'umukuzi w'abagabo ariko dutekeze ibintu atakoze umugabo wa gihari ubagiye kubikora ubu ngubu apfakaye tujye tubyizanya ukuri dushyire mu gaciro mwese arajya gusambana mu by'ukuri kuza kumushyira hayo madosiye n'ibyo binuza kereka niba ari imiti niba ari za droge mwamuhaye mugashaka kumukoresha ibintu mu nyungu zanyu yabavumbura akabacika kuko nge nkimara kubona mama Siya yisanga kwa Pastor Mutesi naravuze ni mama Siya baramurimbuye nibibazo rero ahangaha abantu mudukurikiye mwitonde cyane mutaza guhubukana nibyo muri kubona nibyo mwumva yego mukaza kwisanga uyu mubyeyi mumurenganyije niba umugore umwe yivugira ko kubw'igihumbi kubw'amafaranga yemera kuba yarara kanu yareba mama Siya amafaranga bamuhaye yanze kurara kanu yareba ariko kandi ntabwo yari kuyasubiza yego kuko ntiyarazi icyo bayamuhereye njyewe uramutse uyampaye wamara kuyamukambwa ati ndashaka urarureba umuntu agwaye inote y'igihumbi cy'idolari nakubwira ko ntashoboye kurara ndeba niko bamusubiza kandi nta ntuziruka wangu ntango kiruka rero murakoze kumva igifaransa gikamye so reka ngushimire wowe wakoze cyane ubwo nyine nabumva bumvisha ariko abantu basesengure babanze bumva bataza gufata ngo bagendeye ngo ku izina ry'umuntu waraye urongo ibaza ariko umuntu waraye urongo we akaba yasohotse amakuru y'uko ararareba kuri video call iyo bamuhaye ararareba reka ngushimire wakoze mwana
reka twizere ko ubwo ari kumwe na Ferdinand nabwo azajya arara areba murakoze.